muri iyi si turimo turwana intambara ikomeye cyane, intambara turwana n'umwanzi Satani afatanije n'ingabo ze. Ariko nshuti, nubwo bimeze gutyo, twihangane dukomeze icyo twahawe. Kuko igihe cyacu kigeze ngo duheshe Imana yacu icyubahiro. Ni koko nshuti, igihe kirageze. Dore imperuka y'ibihe dusohoreyeho, tugeze mu gihe kiruhije cyane, kimwe Pawulo yavuze. Ariko nubwo bimeze gutyo, twihangane. Kuko nubwo imbere yacu hari amakuba, ariko inyuma ho ni umuriro. Ariko imbere y'ayo makuba, bakundwa, tuzabona ibyiza gusa. Ene data mukundwa uganiyo mwijuru, kanguka kanguka ukenyere maze uhagarare kigabo, kuko umwanzi Satani ahagurukanye imbiga amagana, agamije kukubuza ijuru, agamije kukubuza ijuru. bagenzi burya n'amahoro arimo, muri iyi si bagenzi burya n'amahoro arimo. Abayituye bose usanga baganya barira, abayituye bose usanga bahangayitse, wifurizamo gushirana n'uko umuntu yapfuye. N'amahoro 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 ari mw'isi, n'amahoro 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 ari mw'isi. Muri iyi si bakundwa n'amahoro arimo, muri iyi si bakundwa n'amahoro arimo, kandi abantu ubwabo nibo bayabuzanya, kandi abantu ubwabo nibo bayabuzanya, kubera ibyaha byinshi byuzuye mu mitima. N'amahoro mu byaha bashaka amahoro nimukize, n'amahoro mu byaha bashaka amahoro nimukize. Yemwe abatanyurwa mudukoje isoni, yemwe abatanyurwa mudukoje isoni, Imana yarabahaye ariko mwanze kunyurwa. Ntimukariko ngaragare mwayihaye intebe, ntimukariko ngaragare mwayihaye intebe, inyungu zanyu zose zinyura mu nzira y'ibyaha. N'amahoro mu byaha bashaka amahoro nimukizwe.
amahoro mu byaha. Abashaka amahoro mwese nimukizwe. Yesu niwe utanga amahoro. Icyaha cyo kutanyorwa burya ni icyaha kibi. Icyaha cyo kutanyorwa burya ni icyaha kibi. Abantu benshi mw'isi bishwe no kutanyorwa. Abantu benshi mw'isi bishwe no kutanyorwa. Bene abo ntibashima Imana bahora ari impamo. Bahorana ubugeni imvugo yabo ni ntakigenda. Bahorana ubugeni imvugo yabo ni ntakigenda. N'amahoro 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 mu byaha. N'amahoro 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 mu by'isi. Bakristo mutanyurwa mudukojeje isoni. Bakristo mutanyurwa mudukojeje isoni. Mwanze kujya mw'ijuru mukingirana n'abandi. Mwanze kujya mw'ijuru mukingirana n'abandi. Inyungu zanyu zose zinyura mu buriganya. Maze abashaka gukizwa bakagira ngo niko bakizwa. Bati mbese ubundi turava he tukajya hehe? Bati mbese ubundi turava he tukajya hehe? Nta mahoro nta mahoro nta mahoro mu by'isi. Nta mahoro nta mahoro nta mahoro mu byaha. Nta mahoro mu byaha. Bashaka amahoro nimukizwe. Icyaha cyo kutanyurwa burya ni icyaha kibi cyane. Dore abagabo n'abagore benshi ntibanyurwa n'ababo. Niyo mpamvu icyaha cy'ubusambanyi gikabije. Niyo mpamvu ubusambanyi bukabije kuba bwinshi muri iki gihe. Kutanyurwa ni indwara mbi cyane kandi yishe benshi muri iki gihe. Umukene ararira n'umukire akarira. Nta kunyurwa bafite. Kurwanira ubutunzi n'icyubahiro ibyo bitumye isi yacu ibura amahoro. Ikaba igeze aho mwese mwumva kandi mubona. Nyamara buri wese yari akwiye kunyurwa n'uko Imana yamugize, akayishimira ibyo ngibyo. Yemwe abatanyurwa mwe, dore inkoni y'Uwiteka muyihamagaye vuba. Umunyabwenge yite ku iherezo rye. Icyaha cyo kutanyorwa burya ni icyaha kibi. Icyaha cyo kutanyorwa burya ni icyaha kibi. Bantu benshi mw'isi bishwe no kutanyorwa. Bene abo ntibashima Imana bahora ari impamo. Bene abo ntibashima Imana bahora ari impamo. Bahorana ubugeni imvugo yabo ni ntakigenda. Bahorana ubugeni imvugo yabo ni ntakigenda. Nta mahoro mu byaha. Nta mahoro y'ab'isi. Nta mahoro mu byaha. Bashaka amahoro nimukizwe. Nta mahoro mu byaha. Bashaka amahoro nimukizwe. Nta mahoro mu byaha. Bashaka amahoro nimukizwe.
mwe bagenzi mu gisiyoni mutega amatwi mwumve inama mugirwa n'Uwiteka ku rugendo. Aravuga ati mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ibyo ntibikwiye, ahubwo mugende abanyabwenge kandi mucunguze uburyo mwete iminsi mibi. Dore duhagaze muri ya minsi ya karindagiza, kandi abenshi ibyo ntibabizi bagira ngo birasanzwe. Dore Antikristo umwanzi wacu akorana umwete mu mayoberane n'amayobera y'ubugome bwe, mu mayoberane n'amayobera y'ubugome bwe. Dore yatangiye imirimo bamwe ibyo ntimubizi, yamaze guma amaso y'ubugingo bwa bamwe, bananiwe kunyurwa na gato n'ubushake bwanjye, bagahinyura ibihanurwa ngo ni iby'abantu. Dore yatangiye imirimo bamwe ibyo ntimubizi, yamaze guma amaso y'ubugingo bwa bamwe, bananiwe kunyurwa na gato n'ubushake bwanjye, bagahinyura ibihanurwa ngo ni iby'abantu. Dore duhagaze muri ya minsi ya karindagiza, kandi abenshi ibyo ntibabizi bagira ngo birasanzwe. Dore Antikristo umwanzi wacu akorana umwete mu mayoberane n'amayobera y'ubugome bwe, mu mayoberane n'amayobera y'ubugome bwe. Baragushutse ngo aza kuri rero leta kiri mu isi, wirinde cyane kandi ujye usoma ijambo ry'Imana, handitse ko azarwanya abera kenda no kubanesha, azabarwaniriza mu ijuru cyangwa ni mu isi. Ntacyo nakoze ngo umenye ubwenge wararangaye, baragushutse ngo aza kuri rero leta kiri mu isi, wirinde cyane kandi ujye usoma ijambo ry'Imana, handitse ko azarwanya abera kenda no kubanesha, azabarwaniriza mu ijuru cyangwa ni mu isi. Ntacyo nakoze ngo umenye ubwenge wararangaye. Dore duhagaze muri ya minsi ya karindagiza, kandi abenshi ibyo ntibabizi bagira ngo birasanzwe. Dore Antikristo umwanzi wacu akorana umwete mu mayoberane n'amayobera y'ubugome bwe, mu mayoberane n'amayobera y'ubugome bwe. Nimube maso munyegere mbahishurire ibanga, nimube maso munyegere mbahe imbaraga, n'abasezeranira imbaraga mu bihe bibi nk'ibi. Ariko ikibazo nuko abenshi mwarangaye. Nimube maso munyegere mbahishurire ibanga, nimube maso munyegere mbahe imbaraga, n'abasezeranira imbaraga mu bihe bibi nk'ibi. Ariko ikibazo nuko abenshi mwarangaye. Dore duhagaze muri ya minsi ya karindagiza, kandi abenshi ibyo ntibabizi bagira ngo birasanzwe. Dore Antikristo umwanzi wacu akorana umwete, yemwe mu mayoberane n'amayobera y'ubugome bwe, mu mayoberane n'amayobera y'ubugome bwe. Dore duhagaze muri ya minsi ya karindagiza, kandi abenshi ibyo ntibabizi bagira ngo birasanzwe. Dore Antikristo umwanzi wacu akorana umwete, yemwe mu mayoberane n'amayobera y'ubugome bwe, mu mayoberane n'amayobera y'ubugome bwe, mu mayoberane n'amayobera y'ubugome bwe.
kwizera kwacu kurahamye pe dushinzwe kw'ijambo ry'Imana yacu ntacyo dutinya dushikame gusa twabonye ubuhungiro muri Yesu yemwe mwese abakiriye agakiza ihanganira ibibagerageza n'igihe gito tugatahuruka aho tutazongera kubabara abazaba banesheje urugamba nibo bazokwama mu munezero abazaba banesheje urugamba nibo bazokwama mu munezero naryo ndi kumwe nawe Imana yawe nzokwama ngufasha tuguha inkomezi zo gushikama tugufata ukuboko natutinya emwe mwese abakiriye agakiza ihanganira ibibagerageza n'igihe gito tugatahuruka aho tutazongera kubabara abazaba banesheje urugamba nibo bazokwama mu munezero abazaba banesheje urugamba nibo bazokwama mu munezero nakubwira no guca mu mazi inzuzi ntaho zizokurengera ibyago byose ntibikubabaza ibyo nirungikiye kukugeza emwe mwese abakiriye agakiza ihanganira ibibagerageza n'igihe gito tugatahuruka aho tutazongera kubabara abazaba banesheje urugamba nibo bazokwama mu munezero niyacano mu muriro uzobumbwa n'ubuntu bwanjye bwinshi imbeya ntaho zizokubabura zoba nk'uvugutiye nguzurame emwe mwese abakiriye agakiza kwihanganira ibibagerageza n'igihe gito tugatahuruka aho tutazongera kubabara abazaba banesheje urugamba nibo bazokwama mu munezero wisunze umwana wanjye sinzowurekura n'umwasinamba nahiye hino muco by'uringunza ikizokunshikura mu kuboko emwe mwese abakiriye agakiza kwihanganira ibibagerageza n'igihe gito tugatahuruka aho tutazongera kubabara abazaba banesheje urugamba nibo bazokwama mu munezero abazaba banesheje urugamba
nibo bazokwama mu munezero, abazaza banesheje urugamba nibo bazokwama mu munezero. Imbabazi z'Uwiteka, tahora ndirimba imbabazi z'Uwiteka, ab'ibihe byose nzabamenyesha umurava wawe, ndabikora n'akanwa kanjye kuko wangiriye ubuntu, ndabikora iteka nkiriho kuko wangiriye neza. Nawavuga urukundo rwawe ngo abirangize, nawavuga urukundo rwawe ngo abirangize, uwakwandika ntiyabona wino n'impapuro, sinabona uko ngushima akanwa kanjye ni gato cyane, sinabona uko ngushima akanwa kanjye ni gato cyane, ariko uko nshobozwe nzabwira abandi imbabazi zawe. Mwami wanjye, ibihe byose wahoze uri ubuturo bwacu, imisozi itararemwa itararama ku isi, uhereye iteka ryose ukageza iteka, ni wowe Mana. Mwami wanjye, ibihe byose wahoze uri ubuturo bwacu, Mwami wanjye, ibihe byose wahoze uri ubuturo bwacu, imisozi itararema utararama ku isi, imisozi itararema utararama ku isi, uhereye iteka ryose ukageza iteka, ni wowe Mana. Ibyiza guhora nshima Uwiteka Imana yanjye, ibyiza guhora nshima Uwiteka Imana yanjye, nkaririmba izina rye nk'uko yampaye kuririmba, acuranga gitari yanjye nk'uko yampaye gucuranga, nkaririmba imbabazi ze, urukundo n'umurava, uko bwije n'uko bukeye mu minsi yo kubaho kwanjye, mu minsi yo kubaho kwanjye. Shima umwami wanjye yampaye amahoro, uri musanyegesha amaraso yamenye ku bwanyu, maze nkuzura umunezero nkaririmba nti haleluya, maze nkuzura umunezero nkaririmba nti haleluya. Mwami wanjye uhabwe icyubahiro cyawe, haleluya. Mwami Yesu ndagushima. Tari bamenya Yesu mufite igihombo, bamwe bishuka yuko bize ngo biriya ni iby'injiji, abandi ngo mbese ko twakize turasenga ibiki? Ngaho ni mubisuzugure, muzabyifuza bitagishoboka, igihe cyanyu cyari iki ngiki.
abatari bamenya Yesu mufite igihombo, bamwe bishuka yuko bize ngo biriya n'iby'injiji, abandi ngo mbese ko twakize turasenga iki, abandi ngo ko twakize mbese turasenga iki, nimubisuzugure muzabyifuza bidashoboka. Ababwira mbakunze cyane ngo muve mu byaha, ibibashuka byo mw'iyi si birashira vuba, turabatiha n'ibyaha muzajya mu muriro, nimushaka ubugingo muzibere kw'iteka ryose. Mushaka ubugingo muzibereho iteka ryose, kandi mukiri mu isi mugire amahoro, dore nta mahoro mufite mu ngo iwanyu biracika. Dore mu mariri inkokora zirara zivuga, nubwo mufite byinshi mubirya murira nimukizwe. Jewe ndashima umwami wanjye yambikije ibanga, jewe ndashima umwami wanjye yambikije ibanga, nimujye mundeka mushime yangu yakomeye, nimujye mundeka mushime yangu yakomeye, nimujye mundeka yemwe yanguye mu bikomeye, yanguye mu bikomeye. Uwo mwami ndamushima kugeza gupfa kwanjye, uwo mwami ndamushima iteka kugeza gupfa, ndamushima kugeza gupfa, ndamushima kugeza gupfa. Hariho umunsi mwiza ntazibagirwa, umunsi y'isi yakiraga umukiza, tariki nziza ntateze kwibagirwa, twabonyeho umukunzi watwitangiye. Hariho umunsi mwiza ntazibagirwa, umunsi y'isi yakiraga umukiza, tariki nziza ntateze kwibagirwa, twabonyeho umukunzi watwitangiye. Inama iraterana iyo mu ijuru, kubwo umwana w'umuntu urembejwe n'ibyaha, ntihaboneka n'umwe wo kuducungura. Yesu aritanga aramanuka asiga ubwiza mu ijuru, ati njyewe ndagiye ngiye kubacungura. Ndashima Imana ko twagize ayo mahirwe. Kandi Satani yari yaragize umuhigo, ati ibyo mw'isi n'ab'isi byose ni ibyanjye. Umwami Yesu ati Satani uribeshya, uragende neza hari mu mugeni wanjye. Kandi Satani yari yaragize umuhigo, ati ibyo mw'isi n'ab'isi byose ni ibyanjye. Umwami Yesu ati Satani uribeshya, uragende neza hari mu mugeni wanjye. Inama iraterana iyo mu ijuru, ubwo umwana w'umuntu urembejwe n'ibyaha, ntihaboneka n'umwe wo kuducungura. Yesu aritanga aramanuka asiga ubwiza mu ijuru, ati njyewe ndagiye ngiye kubacungura. Turashima Imana ko twagize ayo mahirwe. Yemwe bakundwa mwese abagira ubuntu, muhaguruke muvuza amashyi n'impundu,
nimushima Imana yaduhaye ako gakiza. Mbese iyo ataza twari kuzajya hehe? Emwe bakundwa mwese abagiriwe ubuntu, muhaguruke muvuza amashyi n'impundu, tumuhe icyubahiro kimukwiriye. Mbese iyo ataza twari kuzajya hehe? Inama iraterana iyo mu ijuru, ubwo mwana w'umuntu urembejwe n'ibyaha, ntihaboneka n'umwe wo kuducungura. Yesu aritanga aramanuka asiga ubwiza mu ijuru, ati njyewe ndagiye ngiye kubacungura. Turashima Imana ko twagize ayo mahirwe. Mana yacu ihabwe icyubahiro, yaduhaye umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo aducungure, adukize urupfu ruzanwa n'ibyaha. Mbese iyo ataza bakundwa twari kuzaba bande? Mbese iyo ataza twari kuzajya hehe? Akira umwami Yesu nawe utarihana, akira agakiza kavuye i Siyoni. Ngwino uruhuke iyo mitwaro yose wikoreye, ni wowe ashaka uyu munsi ngo akuruhure. Akira umwami Yesu yewe utarihana, akira agakiza kavuye i Siyoni. Ngwino uruhuke iyo mitwaro wikoreye, ni wowe ashaka uyu munsi ngo akuruhure. Akira umwami Yesu yewe utarihana, akira agakiza kavuye i Siyoni. Ngwino uruhuke iyo mitwaro wikoreye, ni wowe ashaka uyu munsi ngo akuruhure. Abatangiye urugendo rwo kujya mu ijuru, birinde cyane musaba ubwenge mu nzira mucamo. Dore Antikristo ahagurukiye kurwanya umugeni, mu mayobera n'amayoberane y'ubugome bwe. Emwe abatangiye urugendo rwo kujya mu ijuru, birinde cyane musaba ubwenge mu nzira mucamo. Dore Antikristo ahagurukiye kurwanya umugeni, mayoberane n'amayoberane y'ubugome bwe, mu mayobera n'amayoberane y'ubugome bwe. Arabibwira ko azaza yigaragambya ngo ni njye, abandi ngo ntazakora itorero rikiri mu isi. Mara abagenzi murabe maso kandi mugire ubwenge, dore arakora mu mayobera y'ubugome bwe. Arabibwira ko azaza yigaragambya ngo ni njye, abandi ngo ntazakora itorero rikiri mu isi. Mara abagenzi murabe maso kandi mugire ubwenge, dore arakora mu mayobera y'ubugome bwe. Dore arakora mu mayobera y'ubugome bwe. Ikibabaje kandi giteye impungenge muri iki gihe, abo wari uzi ko bakomeye mu byo kwizera Kristo, ibo bateye intambwe ya mbere mu kumushakira inzira. Urabe maso wowe ucungane neza mu byawe,
ikibabaje kandi giteye impungenge muri iki gihe abo waruzi ko bakomeye mu byo kwizera Kristo ibo bateye intambwe ya mbere mu kumushakira inzira urabe maso wowe ucungane n'izamo ryawe urabe maso wowe ucungane n'izamo ryawe Nkugira nuko waguma uko wahamagawe kabwira Imana ikaguha ubwenge ukamenya imitego dore yihishe mu majyambere yo kugendana n'ibihe umunyabwenge akwiye gukomeza ibyo yabikijwe nkugira nuko waguma uko wahamagawe kabwira Imana ikaguha ubwenge ukamenya imitego dore yihishe mu majyambere yo kugendana n'ibihe umunyabwenge akwiye gukomeza ibyo yabikijwe umunyabwenge akwiye gukomeza ibyo yabikijwe itegeko ry'Umwami Imana yacu riravuga ngo umuntu wese uzira kugabanya cyangwa kongera magambo y'ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana Bibiliya yera azakurwa ku mugabane w'abajya mu ijuru ariko murebe kandi mwumve ijambo ry'Imana bararihindagura uko bishakiye nkaho ari ikinyamakuru abagenzi mube maso kandi mumenye iyo muva niyo mujya mwirinde cyane najyaga numva baca umugani ngo ijambo rya mukuru riratinda ntirihera kandi inzira zose zigera i Roma babajwe nuko ufite amaso ariko nturebe babajwe nuko ufite amatwi ariko ntiwumve nyamara nta Imana itakoze bikwereke byose ku mugaragaro mudutere ishoti ngo n'amagambo ya muntu uzabimenye usigaye mwese nzabya zikuri ku mutwe akaganko kuruhira ubusa wibwira ngo urasenga ejo ukabona usigaye mwese yemwe n'agahinda tubivuge mudutere ishoti ngo n'amagambo ya muntu uzabimenye usigaye mwese nzabya zikuri ku mutwe akaganko kuruhira ubusa wibwira ngo urasenga ejo ukabona usigaye mwese yemwe n'agahinda ejo ukabona usigaye mwese yemwe n'agahinda singuciriye urubanza yewe mugenzi wanjye niba ugikora ibyaha wihane biragukwiriye nagira ngo ube maso ukize ubugingo bwawe nanjye mbe maso tuzagerane mbijura amahoro kuko gusigara muri iyi si n'ugushishano umva singuciriye urubanza yewe mugenzi wanjye
niba ugikora ibyaha wihane biragukwiriye ntagira ngo ube maso ukize ubugingo bwawe nanjye mbe maso tuzagerane mu ijuru amahoro kuko gusigara muri iyi si gushishano kuko gusigara muri iyi si gushishano kuko gusigara muri iyi si gushishano wakundwa kuko gusiga muri iyi si gushishano kuko gusigara muri iyi si gushishano. Ubutumwa bwiza ugezwaho na Evariste Hakizimana. Twirinde kurwanya umuteguro w'Imana ngo twikurire akaga kazanwa n'uburakari bwayo, ahubwo uburabyo butwigishe. Imana yaremye umuntu inezezwa no kudutandukanya mu buryo bwose nk'uko ibishaka, mu butware bwayo n'ubushobozi bwayo n'icyubahiro cyayo. Habaho abazungu n'abirabura, Abarabu n'ayandi moko yose uko ari hano mu isi. Iyo yatandukanije impu zacu, habaho inzobe, habaho n'ibikara, habaho abarebare n'abagufi, habaho abanini ndetse n'abato. Twese ntawategetse kumera uko ari. Uko yakugize niko wibonye. Uwiteka Imana imaze gukora ibyo, aho yicaye mu bwami bwayo, yatureba ikanezerwa, ikishimira imirimo y'intoki zayo. Nk'uko unezezwa n'umuteguro w'indabo nziza watoranije, ukazishyira mu kantu keza kabigenewe, nk'uko isi yagenewe guturwamo n'abantu, nuko ugacangacanga indabo z'ubwoko bwose, ukajya hariya kwitegereza. Indabo zanjye ziteguye neza cyane, ukishimira ko abantu bose baza kureba uko wateguye. Dore rero ikibabaza Imana nuko wishimira umuteguro wawe ariko ukarwanya umuteguro w'Imana, ukiha kwanga abantu yaremye ngo nimuhuje uruhu rw'umubiri cyangwa amoko ya hano mu isi. Uti nta muzungu mu birabura, nta nzobe mu bayumbu, nta muremure mu bagufi. Ukagenda ukagera no ku mazuru ngo niho abantu batandukanira. Aderekeraho wikitwa none wihamagara umujinya w'Imana, itatumara ntisige n'umwe. Umva nkubwire nawe wihaye kwanga umubiri Imana yaguhaye, uti ndashaka kuba umuzungu ndetse nkagira n'umusatsi nk'uw'abazungu, ukisiga irangi ushaka mu maso, ugasiga inzara zawe amabara yose ushaka. Uhingiye byose Imana yakuremanye.
nyamara wari ukwiye kunyurwa nuko Imana yakuremye ikakurema ukwayo kwa wenyine, kuko mu isi yose burya nta muntu musa cyangwa ngo muhuze ingingo z'umubiri. Niyo mpamvu usanga niyo abantu bateye ibikumwe burya batajya bahuza, nuko Imana yaremye umuntu ikamurema ukwe ku giti cye cya wenyine. Nta muntu usa nawe rero, ahubwo wari ukwiye kwishimira ko Imana yakuremye mu ishusho yayo. Nyamara wowe ushaka gusa n'abandi, kandi ibyo bibabaje Imana cyane. Yemwe abarwanya umuteguro w'Imana, muvangura amoko uko mwishakiye, namwe abihindura uko mushatse, mugasengera hejuru y'ibizira byanyu, mugakosora iyaremye ijuru n'isi namwe ubwanyu, mubabaza Imana cyane, kandi murukurira akaga gakomeye cyane. Nkoze ishyano rero ubwo mvuze ibyo ngibyo, ndetse ubu mpindutse umwanzi wawe. Nyamara kukurekera mu butamenya bwawe niko kuguhemukira bikomeye. Umurimo wanjye ni uwo kukubwira, naho wawe ni uwo guhitamo, kuko byose urabyemererwa, nyamara bigufitiye akamaro si byose. Kora ibyo ushaka, uvuga ibyo ushaka, ariko wibuke ko ku iherezo rya byose hari urubanza, kandi gukiza ubugingo bwawe ni uyu munsi wa none. Ntacyo dupfa, yewe sinakuzi, ariko nagira ngo nkugire inama, ureke kwirukira ibyo utazi, ureke kwikurira akaga kazanwa n'ibyaha byawe, ndetse no gukosora Imana. Nuko Yesu agufashe kugira ngo umubiri n'ubugingo byose birindwe, bitabaho umugayo kuri wa munsi. Amen. Mwese urya biragoye, maze gutaha bejwe bararuhutse, bari mu munezero wabateguriwe, barindiriye ingororano z'imirimo bakoze. Kuba mwese urya biragoye, maze gutaha bejwe bararuhutse, bari mu munezero wabateguriwe, barindiriye ingororano z'imirimo bakoze. Icyampa nanjye nkagira iherezo ryiza, urupfu rwanjye rukaba urw'abakiranutsi bapfa. Mwami wanjye nicyo cyifuzo ngira, kugira ngo nanjye nzabe mu bawe. Amakuru y'abera barimo gutaha, barangije imirimo yabo hano mu isi, nanjye ngakumura, mbese
nzagerayo ryari ngo nanjye nduhuke imihati yo mw'isi byanumva amakuru byabera barimo gutaha barangije imirimo yabo hano mw'isi nanjye ngakumura imbese nzagerayo ryari ngo nanjye nduhuke imihati yo mw'isi icyampa nanjye nkagira iherezo ryiza urupfu rwanjye rukaba urw'abakiranutsi bapfa mwami wanjye icyo cyifuzo ngira kugira ngo nanjye nzabe mu bawe ntegereje abera bamaze gutaha kumura kubabona ngo nongere kubareba nakwibuka bo twakoranaga imirimo kera kumva ndushijeho kuzinuka iyi si iyo ntegereje abera bamaze gutaha kumura kubabona ngo nongere kubareba nakwibuka bo twakoranaga imirimo kera kumva ndushijeho kuzinuka iyi si icyampa nanjye nkagira iherezo ryiza urupfu rwanjye rukaba urw'abakiranutsi bapfa mwami wanjye icyo cyifuzo ngira kugira ngo nanjye nzabe mu bawe yewe wasiwe rekura nigendere kwa data nubwo wuzuye ibiryohereye amatwi n'amaso ariko kuko wabona agahe gato cyane kandi ukwishinga wese azapfa rubi we wasiwe reka nigendere kwa data nubwo wuzuye ibiryoheye amatwi n'amaso ariko kukubamo n'agahe gato cyane kandi ukwishinga wese azapfa rubi icyampa nanjye nkagira iherezo ryiza urupfu rwanjye rukaba urw'abakiranutsi bapfa mwami wanjye icyo cyifuzo ngira kugira ngo nanjye nzabe mu bawe tuzaba mu gitaramo kitazashira aho tutazongera kurwara no gupfa ndakwifuriza nawe tuzagerayo iwacu mw'ijuru tuzaba mu munezero tuzaba mu gitaramo kitazashira bakundwa aho tutazongera kurwara no gupfa ndakwifuriza nawe kuzagerayo icyampa nanjye nkagira iherezo ryiza urupfu rwanjye rukaba urw'abakiranutsi bapfa mwami wanjye icyo cyifuzo ngira kugira ngo nanjye nzabe mu bawe icyampa nanjye nkazagira iherezo ryiza urupfu rwanjye rukaba urw'abakiranutsi bapfa mwami wanjye icyo cyifuzo ngira kugira ngo nanjye nzabe mu bawe mwami wanjye icyo cyifuzo ngira kugira ngo nanjye nzabe mu bawe kugira ngo nanjye nzabe mu bawe
dore iyi ni iminsi twabwiwe kuva kera, iminsi iruhije umugenzo ujya mu ijuru, n'isi yo kwikunda no gukunda amafaranga, ubugome bwafashe icyicaro mu bantu, dore iyi ni iminsi twabwiwe kuva kera, iminsi iruhije umugenzo ujya mu ijuru, n'isi yo kwikunda no gukunda amafaranga, ubugome n'ubugambanyi bufashe icyicaro. Ewe mugenzi ugana i Siyoni, niba ufite amatwi yo kumva wumva ikise, niba ufite amaso yo kureba urabona iki, iki gisigaye ngo Yesu agaruke, iki gisigaye ngo Yesu agaruke. Ewe mugenzi umaramaje kugenda, akaga gakomeye kari imbere yawe, ntibigutungure nagira ngo witegure, ibyo Yesu yavuze bikwiriye gusohora. Ewe mugenzi umaramaje kugenda, akaga gakomeye kari imbere yawe, ntibigutungure nagira ngo witegure, ibyo Yesu yavuze bikwiriye gusohora. Ewe mugenzi ugana i Siyoni, niba ufite amaso yo kureba urabona iki, niba ufite amatwi yo kumva wumva ikise, iki gisigaye ngo Yesu agaruke, iki gisigaye ngo Yesu agaruke. Nta gihe gisigaye kugira ngo umwami wacu Yesu agaruke. Ibimenyetso byose byamaze kuboneka mu maso yacu. Icyo dusabwa nk'abagenzi bajya mu ijuru ni uguhora twiteguye. Dore ni igihe abantu badashaka kumva ukuri, bakeneye za nyigisho zihwanye n'irari ryabo. We munyabwenge komeza icyo wahawe, dore uwagucunguye araje kukujyana. Dore ni igihe abantu badashaka kumva ukuri, bakeneye za nyigisho zihwanye n'irari ryabo. We munyabwenge komeza icyo wahawe, dore uwagucunguye araje kukujyana. Ewe mugenzi ugana i Siyoni, niba ufite amatwi yo kumva wumva ikise, niba ufite amaso yo kureba urabona iki, iki gisigaye ngo Yesu agaruke, niba ufite amaso yo kureba urabona iki, iki gisigaye ngo Yesu agaruke. Dore uwagucunguye araje kukujyana. Kirahanuka ku gatoro ku kanini, kuko uwanduye wese ntazagera mu bwami bwe. Yewe munyabyaha, kubwira kwihana ukanga ukanangira, ariko nyamara nta gisigaye, ibyo wabwiwe byose bisohora ubireba. Itorero ry'Imana rizamara kwigendera, ugasigara mu bibazo bya hano mu isi, uzibika ibyo wabwiwe byose kandi bitagishoboka ko wihana. Ihano ugifite uburyo, nawe Yesu aragutegereje.
bisaba imbaraga nyinshi cyane, mana yacu dutabare tubashe kunesha, abadashoboye ubacyure baruhuke, abo wabikije bangu bafashe kunesha, turi n'iminsi saba imbaraga nyinshi, mana yacu dutabare tubashe kunesha, abadashoboye ubacyure baruhuke, abo wabikije bangu bafashe kunesha. Ewe mugenzi ugana i Siyoni, niba ufite amatwi yo kumva wumvise, niba ufite amaso yo kureba urabona iki, iki gisigaye ngo Yesu agaruke. Ewe mugenzi ugana i Siyoni, niba ufite amatwi yo kumva wumvise, ufite amaso yo kureba urabona iki, iki gisigaye ngo Yesu agaruke. Niba ufite amaso yo kureba urabona iki, iki gisigaye ngo Yesu agaruke, iki gisigaye ngo Yesu agaruke, niki gisigaye ngo Yesu agaruke. Ntacyo.